Alright, ndabasuje kandi mbahaye n'ikaze mwe mukunda mugakurikirana ibiganiro bya Sport TV. Ubwo rero mbabwire ko ngiye ubasuza kandi ubahereza n'ikaze ari Nova Rwanda, Nova mukunda rwose kandi nawe ubakunda cyane, ubu nabahoza ku mutima. Ubwo rero ndaje ngo tuganire byinshi bihari muri siporo, byinshi biri kuvugwa muri siporo. Uyu ni wa mwanya rwose wo kubiganiraho uko byakabaye. Ubwo rero biba binahari ari byinshi, mbabwire ko ubaka kanya rwose. Muri aka kanya tugiye kuganira kuri APR, ekipe imwe muzihemba neza hano mu karere, ekipe imwe muzitwara neza hano mu karere, ekipe imwe muzihemba gatubutse. Ubwo nimbabwira mu karere, ubwo ndavuga hano rwose muri East Africa ni ya mbere, izindi zigakurikira. Ariko nanone babwire ko ari na ekipe ifite ibikombe byinshi cyane. Iyo rwose ni ekipe iba imeze neza cyane. Ubwo rero niyo kipe tugiye kuganiraho, byinshi bihari, byinshi biri kuvugwa, byinshi rwose ni hano ugomba kwimenyera kuri Sport TV Rwanda. Mbabwire ngo mbere yuko dutangira, reka mbahereza amasegonda 5 mukande subscribe, biradufasha. Ariko kandi namwe mwamwifashije, kuko ni hahandi ikiganiro tucyaprodinga ugahita ukibona mu bambere, ukakibona mu bambere rwose, amakuru yize ukayabona mu bambere. Ubwo rero amasegonda 5 rwose nayawe ngo ubanze ukore subscribe, uraba umfashije ariko nawe wifashije. Yes, ndagushimiye rwose ko ukanze subscribe, ukaba ukanze rwose subscribe. Ndakubona cyane, ndababona muyikanze muri benshi, mukanze subscribe muri benshi. Imana ibampereye umugisha cyane. Ariko nawe wari usanzwe warakoze subscribe, Imana ikumpera umugisha, ikumpere amata n'ubuki, kuramba no gutunga no gutunganirwa. Ariko icyambere burya biba ari ukugira Imana. Burya Imana niyo rwose yambere, niyo ibanza, ibindi bigakurikira. Ubwo rero nkubwira uti nyawuna rwose ni APR tugiye kuba tuganiraho. APR byinshi bihari, APR byinshi biri kuvugwa rwose. Aha niho uba ugomba kubimenyera, byinshi biba biri kuvugwa ni hano rwose, uba ugomba kubimenya rwose kuri Sport TV Rwanda. Ubwo rero mbabwire ko APR rwose ifite umukino ukomeye cyane, uraza kuyihuza na ekipe ya Bugesera. Ekipe imwe iri gukubita agatoki ku kandi ati ndatsinda, nditwara neza. Indi igakubita agatoki ku kandi ati amanota ndayacyura. Ubwo rero birakomeye kandi birakomeye cyane. Wa mwungani wa mugabo rwose wahariya za wa mugabo bita Claude, uvuga cyane, uvuga nk'isande. Ubwo rero nuko bimeze rwose, nuko byifashe. Babwira uti ntibyoroshye habe na gatonya. Nyabuna rero niwo mukino tugiye kuba tuganiraho, byinshi biri muri APR, byinshi biri kuvugwa muri APR mbere yuko umukino utangira. Ubwo rero ni hano ugomba kubimenyera kuri Sport TV Rwanda. Ubwo rero mbabwire ko tugiye gutangirana n'amakuru ahari mbere yuko uyu mukino rwose uba. Ubu aka kanya tuvugana muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, nibwo ubuyobozi bwahembye amafaranga yose bwari bufitiye abakinnyi ba Bugesera. Bameze neza, bahembwe, nta kibazo cy'agafaranga bafite. Ubwo rero ayo ni amakuru rwose aba hari muri Bugesera. Abatoza, abakinnyi, buri umwe wese bamuhembye. Ubwo rero ni n'ibintu byiza cyane. Intsinzi itabonetse byaba ari ikibazo. Ubwo rero kuri Bugesera mbabwire ko bahembwe, ariko kandi banamaze iminsi igeze kuri ingahe, kuri 4 muri iriya stade yabo rwose. Niho baba bakorera kampu. Buri mukinnyi aba yizaniye matera rwose, buri mukinnyi aba yizaniye matera, ariho bari kugenda bakorera kampu cyane.
ibintu bisekeje. Ubwo rero nuko bimeze rwose, abakinnyi bameze neza cyane muri Bugesera, kampu bayimazemo iminsi, bameze neza cyane ko banahembwe, ariko kandi babwire ko ikintu kindi kinahari, nk'abakinnyi bitwa ba Yannick ifi n'inkoko rwose, abantu bamuzi baragira uti iyi ekipe twayikinnyemo bari gutinyura abakinnyi batakinnye muri APR, bari gutinyura cyane rwose aba bakinnyi, bababwira ati iyi ekipe twayikinnyemo nta birenze byayo, iyi ekipe irakinika, iyi ekipe wayikinisha rwose ukaba wanayitsinda, ati rero ntimugire ubwoba. Ubwo rero nuko bimeze cyane, nuko bimeze rwose, nuko bimeze kuri iyi ekipe yahariye rwose mu Bugesera. Urabona ko yiteguye gutsinda cyane ko imaze iminsi rwose ititwara neza muri iyi minsi ishize. Ubwo rero nuko bimeze rwose kuri Bugesera, ariko kandi na APR rwose, APR nabo bameze neza, abitwa ba Bizman Ramadan bameze neza cyane, witwa Dauda Yusuf ameze neza cyane, witwa rwose abakinnyi bose bameze neza cyane. Ubwo rero nuko bimeze rwose, ariko kandi witwa Darikonovic nawe ameze neza cyane, aravuga ati ekipe ngomba kuyitsinda bubi na bwiza. Ubwo uri kumva ko ekipe yose imeze neza, ahubwo amakipe yombi ameze neza, yiteguye gutsinda. Mbabwiza ukuri, uyu ni umukino uza kuba uryoheye ijisho, uyu ni umukinnyi buri mwese uraza kureba azanshimira nyuma. Ninabwira abantu bose banze kuva i Kigali bari kuvuga ngo nta mikino iri i Kigali, ngo ntaki, babwira uti nyabona rwose nimugende mujye kureba uyu mukino, waba ukunda football, waba ukunda APR, nimumanuke rwose mujye kureba uyu mukino, biraryoshye kuri izi mpande zombi. Mwabyumvishe ko zose ziriteguye neza cyane, si nka bya bindi usanga ekipe imwe yiteguye indi ititeguye. Ubwo rero mwabyumvishe rwose, ni ibintu byiza kandi byiza cyane ku makipe yombi. Mbabwire rero ko uwitwa hari ingingo bamuhaye uyu mukino, bamuteze uyu mukino, bamutega na match ikurikira. Mu gihe yaba atitwaye neza araza kwereka kwa imiryango kugira ngo ekipe irebe ko yazana umutoza ufite byibuza kuba yabarinda kumanuka, cyane ko hari ingingo burya akenshi na kenshi abasha gukina imikino ya turunwa yo gukuranwamo, ariko twarebonye no mu gikombe cy'amahoro ntibyamukundi. Rero uyu mushinga naye bamuteze imikino igeze kuri 2, mu gihe yaba atitwaye neza barahita bamubwira ati isohokere, cyane ko match ishize yakubiswe na Muhazi, akubitirwa mu rugo amezi 15 arihiritse badatsindira hariya iwabo rwose mu Bugesera. Ubwo rero ntibyoroshye habe n'aka na gatonya, ariko mbabwire ko abakinnyi, abafana bose bari kuvuga ati nicyo gihe ngo tube twagira gute, tube twatsinda, kuko tumaze igihe kinini nyine tudatsindira kuri stade yacu. Tariki igihe ni iki ngiki, twe twarategereje APR kugira ngo tube twayitsindira ahangaha rwose. Ubwo rero ni match ikomeye cyane, ni match nabwira buri mwese uri hano i Kigali ko yajya kuyireba. Ni match abakinnyi bose bameze neza cyane, mwabyumvishe kuri APR abakinnyi bameze neza cyane. Umunyezamu wa APR ubwo ndavuga Mari yameze neza cyane, abakinnyi bose bameze neza. Mbabwire ko noneho abakinnyi ba Bugesera bo bameze neza kurenza, kuko prime bayikubye akageze kuri 3 guhera ubu ngubu kugeza kuri match ya nyuma ya shampiyona isigaje imikino igeze ku 8, harimo n'uyu mukino bagiye gukina shampiyona cyitwa prime bakubye rwose. Bari kuvuga uti amafaranga reka tuyakube, reka tuyazamure, reka twegeze hejuru, turebe ko abakinnyi baturinda kongera gusubira mu bibazo bya bintu byo gustragoringa ngo turamanutse, ngo turasaba andi amanota, ngo dukora iki, ngo bigende bite ko tubona tumanutse. Ubwo rero ubuyobozi
prime bwayikubye byibuza inshuro nk'eshatu. Ubwo rero nuko bimeze rwose kuri iyi ekipe rwose yahariya mu Bugesera, imeze neza cyane. Uwitwa Ifi n'inkoko ameze neza cyane, amatama yariyongereye ariko aravuga ati ndaza kwitsinda. Uwitwa Mucyo Didier ameze neza cyane, Didier Junior ameze neza cyane nyuma yo kwibura yo kwisanga yasohotse muri Rayon Sport ariko uyu mwana rero njya mbyibuka ari muri Rayon Sport yirwaga aseka rwose, asekera abakobwa hariya ngo kina byaramunaniye, ariko muri Bugesera yarakaniye ari kuvuga ati ndashaka kongera kugaruka muri aya makipe y'i Kigali, ndashaka kongera kwigaragaza nkaba najya muri aya makipe y'i Kigali. Hari ukuntu uza hano i Kigali inkumi abatoto bakakubwira ko useka neza ukajya wirirwa useka nta kandi kazi. Rero Didier nawe nuko byari bimeze. Didier sinzi wari waramushutse ko rwose aseka neza, akajya yirirwa aseka umwitozo wapi ibiki byose birangira. Rero Rayon Sport imubwiye ati jya gusekera muri Bugesera, ni naho twanagukuye. Nuko rero bimeze cyane. Ubwo rero mbabwire ko rwose kuri iyi ekipe rwose ya Bugesera bameze neza, bitwa Bangendayimana Eric, ariko ngiye ko bwanjye umutoza hari ingingo adakora ikosa ryo gushyiramo uyu Ngendayimana Eric, Muzee wa Kazi, umwe mu bakinnyi bafite imyaka myinshi muri ino Rwanda Premier League. Nubwo bavuga ngo Muzee wa Kazi Haruna ngo ni mukuru, ariko n'uyu Ngendayimana Eric nawe ni mukuru. Haruna ni mukuru ariko nta murumuna w'umusaza, n'uyu Eric rwose ni mukuru. Ngenda n'abantu bakunda kureba match za Bugesera barabibona, ubona ko imbaraga ntazo, akina bari mugezeho, akina baro imuri hafi, pani ibintu byo kujya kwiyangaja muri dueli. Ubwo rero niba mushyiramo kuri zira mpande za APR zirukanka cyane, ziramurasa byinshi, ajya kugaruka asanga bamaze kumutekamo. Nuko rero bimeze cyane ko hari ingingo amukunda kubi, hari ingingo ahantu hose bamukoresha. Ni match zikomeye cyane, ni match zikomeye cyane, ni match rwose buri mwese ari kuvuga uti ninde uraza kwitwara neza cyane. Ubwo rero nuko bimeze rwose. Abantu bari mu Bugesera mwigaragaze rwose, mujye kureba iyi match cyane ko ni match ifite ikivuze. Mu gihe APR yakitwara neza igatsinda, Rayon Sport yatsinzwe yahita igi imbere ya Rayon Sport amanota 2. Mu gihe Bugesera yatsinda andi makipe bari mu myanya imwe bitagenze neza cyane ko iyi Bugesera mu makipe 18, 15, 18, 13 yahita iva muri biriya bibazo. Ubwo uri kumva amakipe yombi akeneye gutsinda, amakipe yombi arashaka gutsinda, amakipe yombi nta gutakaza. Iyi ni match iba iri kwirukanka cyane ko aya makipe yombi afite ubusatirizo. Witwa Watara mwaramubonye aba yirukanka cyane, araba n'ubu uyu munsi araba ameze neza cyane. Nanababwire ko Watara muraza kubona abatandukanye na Watara mwari mumaze iminsi mubona, kuko ijwi ikijyanye na fitness kimeze neza. Mu minsi ishize nakoze inkuru mvuga ngo APR nta batoza ba fitness fite, ariko bakakanya ikitwa fitness ni sawa cyane, ikitwa fitness ku bakinnyi bose rwose ni sawa cyane. Muraza rero kubona Watara wirukanka cyane, Watara umeze neza cyane, muraza kumbwira bantu muza kujya kureba umupira. Ubwo rero ngenda nababwire ko iyi match rwose ndaza kuyireba, nkahita ngarukana i Kigali ejo kugira ngo nzarebe match ya Polisi na Mukura. Ubwo rero nuko bimeze cyane. Ubwo rero mbashimire rwose mwebwe twabanye guhera ikiganiro gitangira kugera gisoje. Imana ibampereye umugisha, ariko kandi mbasabe mbatakambire mbapfukamire, mwihangane mukore subscribe, share, comment. Imana ibampereye umugisha no kuramba no kwaguka mu buryo bw'umwuka rwose mu byo mukora byose. Burya nimbabwira wenda kwaguka mu buryo bw'umwuka, ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo
banza ushaka ubwami bw'ijuru ibindi bizizana. Ubwo rero mba mbabwira ati nimugerageze mushake Imana bigishoboka nyabona, iby'isi burya iby'isi birizana yewe burya Imana nibanza ibindi bikazana. Ubwo rero nsoreza ahangaha rwose mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.